tugiye kureba uko twashushanya bolt muri Solidwork. Ubwo turaza hano file new tuze OK, turangiza duselecting plane, urugero dufate front plane normal to, turangiza tuza muri command manager sketch, dufate hexagon, tuza hano muri OG, tushanye hexagon, right click select, dufate iyi side tuyigire horizontal, turangiza tuze muri command manager smart dimension, dufate ku edge na hano tuhashire 50, then enter OK. Turangiza tuze muri command manager feature, tuze muri extrude boss bevel, tuze hano blind dushire kuri mid plane, dushiremo hano extruding kuri 20, enter then OK. Tuvivure hano, turangiza twongere dufate iyi top plane, iyi front y'imbere dushire no moto, turangiza tuza muri command manager sketch, dufate cycle tuyishanye duhere hano muri OG, turangiza tuze select tuyihe dimension smart dimension, dimensioning kuri 20, then OK. Dusubira muri command manager feature command extrude boss bevel, extruding kuri 40 cyangwa se 40 mm OK. Turangiza tuyirebera muri isometric, turabona ko yamaze kuba extruded. None hano tugiye gucyaho thread cyangwa se filayeri, turaza hano muri insert, tuza muri annotation, tuza muri cosmetic thread, urabona ko hafungutse. Hano batubaza thread setting, batubaza side hano, duhitemo this one, dufata hano ku uyu mutwe, tuza hano batubaza standard no one, turaza dushiremo antisymmetry, hano ngo machine thread OK. Hano dufite setting, duhitemo wenda iya M22 n'igice, nta kibazo. Tuza up to next, twe tubishire blind, niturangiza dusetting hano dushiremo ko tura cutting kugeza kuri 30 cyangwa se 30, turangiza tuvivure hariya, tugarukemo hano kwa aka icon, tuze kuri option, tujye muri document property, tuze hano muri detail, tuze muri shaded cosmetic thread, tuvivure, turangiza dukirike enter. Murabona ko filayeri zamaze kujyaho kuri board. Uko hano dushaka kuza tukayirebera muri isometric, dushaka kuza tukayirebera muri isometric, urabona thread OK. Tuje hano muri isometric, urabona ko hano filayeri already zagezeho. Dushaka guhita dufata iyi side tukayicemfaringa, turaza muri command manager no kuri fillet duhitemo chamfer, dufate aka gaside kahano kwana kubya chamfer parameter kirikemo hariya, dufate iyi side, niturangiza tuyicemfaringe kuri digira 45, ariko hano dushiremo mezire za 4, tuza tuvivure hano
then urabona ko chamfer yagiyeho. Nyuma tuze dufate iyi side nanone moto dushanyeho cycle sketch command, tuze muri cycle tuze dushushanya duhereye muri origin, then select dufate iyi cycle holding cyangwa dukande control dufate n'iyi side, then tubigire tuze hano tubishire tangent. Urabona ko cycle yagiyeho. Inyuma tuze hano okay, twemeze tuze muri command manager selecting feature command dufate extrude cut, turangiza turebe muri isometric uko bimeze. Tujya gukatinga hano dukatinge kuri 4 cyangwa se milimetero enye, twemeze tuze tugere flip side hano kuri draft turakatinga kuri angle ya 45, twemeze turebera hano muri isometric, turangiza dushire kuri okay. Hano urabona ko boti yacu igaragara. Okay, murakoze kwitabira iyi session, naha session ikurikira. Murakoze, nabakangurira gukora subscribe, like and share. Murakoze cyane.